Mana mu izina rya Kristo Yesu kubw'ijambo ryawe ndasengera intore zawe, ndasengera abera bawe kugira ngo bahabwe imbaraga no gukomezwa n'ijambo ryawe, ubwiza bwawe bwururuke, imbaraga zawe zururuke, ukuboko kwawe gukomeza intama zawe mu izina rya Kristo Yesu. Kandi mwami muri cya gitondo cy'umuzuko ubwo abera bazakakamba ikirere tuzahagarare imbere yawe tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Twatujipo twanyu twitwa gute? Tumwe ngo na mini. Hanyuma mu by'ukuri pasiteri yambaye umubiri, pasiteri yambaye yama n'amaraso, ni umuntu nawe mbere yuko pasiteri ni umuntu. Hanyuma nawe ugiye uri ikiyobyabwenge imbere ye, niyo target yawe. Hanyuma umukubise hasi, umaze kumukubita hasi uragiye utiye baba we, baba pasiteri we, kandi nyirabayazana ninde? Ni wowe. Guterana kwera ni byiza, ndabyemera ko hano usoma ijambo ry'Imana, ariko se uzi icyo risobanuye? Ibyo bisaba imbaraga z'umwuka wera. Hari abatoranijwe rero Imana ibagira umuyoboro wo gusobanura ibyayo, nkuko hari abatoranijwe nanone ibagira umuyoboro wo kwandika ibyo ngibyo babibwirijwe n'umwuka w'Imana. No kuvuga ngo uyu munsi wa none umbwiye gutyo, hari revo mu mwuka utarageraho, cyangwa se hari esikariye utarageraho. Kuko nk'ubu hari ijambo ushobora kugusomera muri Bibiliya nkakubaza ese rivuze iki, ukavuga ngo ntago mbizi. So rero kwiterana kwera ni ukongera kwibukiranya iby'Imana yabwiye abantu, guhuza imbaraga z'umwuka, hanyuma abantu bakakira n'ijambo ry'Imana mu buryo bwo kurisobanurirwa no kuryigisha. Icyo navuga, ibi bibaho kugira ngo bitwigishe, ibyiza bibaho kugira ngo twishime, tumenye ko mu isi turimo dufashe igihe mu ntambara. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Murakoze, nitwa Nzayituriki Evote, de Revera Pasteur. Yesu aduhana umugisha. Uri Revera Pasteur muri hetore Pentecote Philadelphia. Itorero ribarizwa he? Dufite icyicaro ku Muhima, ariko turi kwenda gutangiza na hano Kicukiro. Turacyari kwikusanya no kugira ngo turebe uko twatangira hano icyicaro Kicukiro nanone, cyangwa se ishami. Ndumva ari ubwo buryo nagusubizamo. Pastor, uko numva buri munsi ko bukeye uko bwije, numva hari amatorero menshi akomeza avuka. Ese ntabwo mugira impungenge yuko hamwe azagezeho mukabura abakristo? Ntabwo dufite impungenge z'uko amatorero avuka, ahubwo bibaye byiza yavuka buri munsi, kuko uko byagenda kose ubutumwa bwiza burakenewe. Niba ubu bari buvuka buri munsi, hanyuma na restaurant zikavuka buri munsi, na busheri n'ibindi, kuki umurimo w'Imana wo utagira imbaraga buri munsi? Kandi uko anagenda avuka nyine niko n'amaraso mashya agenda aza mu murimo w'Imana. Rero ntabwo navuga ko ari ikintu kibi, ahubwo bibaye byiza byaba nk'uko mbona n'ibindi bikorwa byirukanka, cyangwa se bigenda bikorwa buri munsi, ahubwo dufite makeya ku isi. Kandi nshobora kwifuza nasengera, ariko nakumva ayo matorero ukuntu ari menshi nkumva birancanze, nkabura aho njya nkahitamo kubireka. Mwebwe mwatubwira iki ku buryo mwatumara impungenge ko wabona ahantu ujya gusenga ugafashwa? Cyane ko amadini menshi usanga hari bamwe bakubwira ibintu ugasanga buri wese ni ukwishakira indamu. Mwebwe mubivuga iki? Buri wese no kwishakira indamu, ntabwo nabihamanya nawe neza ko ari ukwishakira indamu, kuko mbere yuko umuntu ahamagarwa n'Imana hari ibyo aba yataye. Hanyuma rero buri unarebye akenshi abantu bakora umurimo w'Imana harimo abari abadogiteri, harimo abari abameya, harimo abari abantu bakomeye mu bintu bitandukanye. Ugasanga Imana irabimwambuye, iramubwiye ngo ngwino nkore, yamara kumuhamagara bya bintu byari inyungu ze bigahinduka igihombo. Nibyo Paul yavuze ngo
ibyarindamo yanjye byamindukiye igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero buri muri Kristo Yesu. So rero icyo kijyanye n'indamucyo ntabwo wenda ndagishyigikira cyane, kuko nzi benshi bataye ibintu byabo kubw'ubutumwa bwiza, abandi barekeshejwe ibyabo kubw'ubutumwa bwiza. aho wenda nasubiza kuri iki ngiki warumbajije utese nasengera he nkafashwa. Ubundi gufashwa ni wowe ubwawe bwa mbere na mbere uba ugomba kubanza kwegerana n'Imana, ukagirana ubusabane bwawe hagati yawe n'Imana, noneho ukajya mu rusengero kugira ngo wakire ibindi bintu utari ufite cyangwa wunguke ibindi bintu Imana yashyize mu mushumba wenda ukurusha wakubanjirije mu muhamagara. Wegera Imana gutereraho ni ugusoma ijambo ry'Imana, ni ukwezwa naryo ukihana. Ikindi ni ugusenga Imana. Iyo wakoze ibyo bintu mubwiye bitatu, gusoma ijambo ry'Imana, ukezwa naryo, hanyuma wamara kwezwa naryo ukanasenga, ibyo bintu bikwegereza Imana, kuko Imana ntiba mu rusengero gusa, n'aha twicaye uri kumwe natwe, kugira ngo urabyumva ko dufite ikiganiro cyiza. Rero aho gusengeraho hambere ni mu mutima wawe, ni rwo rusengero rwa mbere Imana ishaka. Aha kabiri rero wajya aho ushaka, ariko ibihe byiza ni wowe bitwara, hanyuma wahura n'abandi bafite ibihe byiza nanone mugahuza bya bihe byiza mufite, bikabyara ibintu bikomeye n'imirimo n'ibitangaza bigakoreka. Urakoze cyane. Mwese ijambo ry'Imana tugura amabibiliya, amatelefone dushyiramo amabibiliya, tugasenga ku buryo nawe uri nk'uko bivuze dushobora gusenga. Mwese ni gute, niba umbwiye gutyo, ni gute nzashishikarira kujya mu nzu y'Imana, njye mu rusengero runaka njye gusenga, kandi nshobora kuba nicarana hano nkasenga nkasoma iryo jambo ry'Imana? Ubundi guterana kwera ni byiza, ndabyemera ko hano usoma ijambo ry'Imana, ariko se uzi icyo risobanuye? Ibyo bisaba imbaraga z'umwuka wera. Hari abatoranijwe rero Imana ibagira umuyoboro wo gusobanura ibyayo, nk'uko hari abatoranijwe nanone ibagira umuyoboro wo kwandika ibyo ngibyo babibwirijwe n'umwuka w'Imana. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none umbwiye gutyo, hari revo mu mwuka utarageraho, cyangwa se hari esikariye utarageraho, kuko nk'ubu hari ijambo ushobora kugusomera muri Bibiliya nkakubaza ese rivuze iki, ukavuga ngo ntabwo mbizi. So rero kwiterana kwera ni ukongera kwibukiranya iby'Imana yabwiye abantu, guhuza imbaraga z'umwuka, hanyuma abantu bakakira n'ijambo ry'Imana mu buryo bwo kurisobanurirwa no kuryigisha. Ikindi navugaho ni uko uyu munsi urabona wenda uracyari umukobwa, ndatekereza uzakenera gushyingirwa. Iyi mpeta nta handi uyikura muri eglise. Pasiteri niwe ugusengera hamwe n'umugabo wawe, hanyuma itorero rikakujya inyuma, abera bakakujya iruhande bakagushyigikira. Hanyuma rero ngera kuri icyo, itorero ni umuryango ushobora kunguranamo n'abandi bitekerezo, ushobora guhuriramo n'abandi bantu, ndetse ni umuryango unafasha n'abantu mu buryo bwo guhumurizwa. So rero guterana kwera ni ngombwa, wasoma nkawe ukunguka, ariko nanone guterana kwera iyo ugiye imbere y'uwagizwe umuyoboro w'iby'Imana biba byiza kurushaho. Hari abakirisitu bamwe na bamwe bacika intege, ugasanga uyu munsi yagiye gusengera Philadelphia, ejo agiye muri ADPR, ejo agiye muri Adventiste, aho urumva n'undi wese baganiriye ahita acika intege. Wowe wamumariza iyihe mpungenge ku buryo ashobora kugira aho ajya agahamayo, cyangwa se hari n'ubu agahita yigira mu rugo agahita afata icyo cyemezo cyo kujya yisomera Bibiliya? Wowe wamumariza iyihe mpungenge? Icya mbere navuga, ntabwo uyu munsi wa none aho ibihe bigeze, ntabwo umuntu agikizwa kubera undi yakijijwe, ahubwo umuntu akizwa kubera ko hari inkomanga yaje ku mutima wiwe, hanyuma kumva ko bikwiriye ko yegera Imana akajya gusenga. Hanyuma impungenge rero bafite, cyangwa se nawe ubarije abazifite, ntabwo navuga ngo
ndazibamaze kuko ibyabirukanye ntibirangiye. Ubundi mu idini cyangwa se mu murimo w'Imana cyangwa se mu itorero habamo intambara ishorwa n'uwo bita Satani. Satani ntakunda ko abantu babona ubugingo. Rero ntabwo uyu muntu namubwira ngo garuka kuko ibyo wataye byarangiye, ahubwo niyambara imbaraga kuko ukimara kwakira Yesu ni urugamba uba utangiye, ni ukurasana n'ibyaha, ni ukurasana n'imyambi ya Satani. Kandi nk'uko nakubwiye mu idini cyangwa se muri uwo muryango wa Gikristo haba harimo abantu batandukanye. Hari uzaje kwirebera umukobwa mwiza, uwo ntabwo wamukumira kuko nta mwenda dushyira ku muryango ngo mwirukane bataje gusenga. Hari n'uwinjira amaje kwiba, ari umujura yakucunga telefone akayitwara. Hinjiramo imitima y'abantu itandukanye. So rero umuntu waba yicaye mu rugo, icyo namubwira ni yambara imbaraga, hanyuma amenye niyamuhamagaye yinjire mu rugamba rwo kurwana na Satani, kuko icyo navuga nuko yatsinzwe niyongera abyuke. Ntabwo navuga rero ngo ndamumara impungenge ngo yuko ibyo yataye ngo byarangiye. Icyakoza ndabahumuriza mbabwira yuko nanone hari Kristo womora ibikomere, hari Kristo womora ibikomere, yomora inguma, akora ibitandukanye n'ibyo abantu bakora. Wowe wacumura nk'umuntu, nanjye nacumura nk'umuntu, kuko twambaye inyama n'amaraso ndetse twanavugana nabi birashoboka. Ariko ibyo ntibibe imbarutso yo kwanga Imana no kubona ko Imana ariyo ikugiriye nabi, ahubwo n'umuntu nk'inyama n'amaraso bikugiriye nabi. Ntabwo urubanza ari urwa Kristo. Kristo ni umurwaneza. Ugomba rero kumenyana na Kristo, akamenyana na Kristo, akamushoboza kurwana izo ntambara zose. Ndumva aricyo navuga kuri ibyo ngibyo. Twebwe nk'abakristo dukeneye kumva ijambo ry'Imana, dukeneye gusenga, twumva ijambo ry'Imana kenshi ku maradiyo, amasocial media nka YouTube. Iyo ushaka ijambo ry'Imana ujyaho ukaribona, cyangwa se nkamwe murimo kubwiriza mutanga amanimero ya telefone tukabahamagara tukabwira ibyifuzo byacu mukadusengera. Ubwo nta mpungenge mufite z'uko bishobora kurangira mu rusengero nta mukristo n'umwe ugarutsemo. Ibibazo byawe Mana yanjye birakomeye, ariko Imana ishimwe, icyo kibazo mbajije ni cyiza. Ubundi abashumba kuvuga ngo impungenge z'uko abakristo bashira mu nsengero, ku ruhande rwanjye ndavuga nkanjye nta bwoba mbifitiye, kuko icya mbere abantu si abanjye, abantu ni ab'Imana. Nimitswe abantu bahari, navutse abantu bahari. Hanyuma rero abantu kuko atari abanjye ari ab'Imana, bagiye kumva ijambo ry'Imana kuri televiziyo, kuri telefone, bakaryumva bakumva rirabafashije. Umuririmbyi aravuga ngo buri muntu wese mu itorero arimo aba wejejwe muri ryo. Upfa kubaho ahantu uri gusa uhamanya n'umwuka wera ko ari Imana igushyize. Rero nta mpungenge ku ruhande rwanjye, izo zagira abandi, ariko jyewe ku ruhande rwanjye nisubirije nta mpungenge nazigira z'abantu, kuko icya mbere abantu nyine ntabwo ari abanjye, abantu ni ab'Imana, abantu ni aba Kristo. Kristo abonye ko ari byiza ko bagenda, nasigaramo njye n'umuryango wanjye tugakomeza urugendo rujya mu ijuru. Kuko mbere y'uko mba pasiteri ndi umukristo nanjye ndi umugenzi ujya mu ijuru. So rero nta bwoba channel cyangwa se televiziyo, radiyo n'ibindi bitangazamakuru, ahubwo ni byiza ko nabyo bikomeza kwamamaza inkuru nziza y'agakiza k'ijambo ry'Imana. Ndumva aricyo nakubwira, nta mpungenge. Twumva abantu benshi ba apotre, ba pasiteri, tukumva ngo bahagaritswe kubera amakosa runaka, kubera ibyaha runaka bakora. Hanyuma nk'umukristo nkanjye wasengeraga mu itorero rye, nkumva ko bya binda nyigisha, bya binda mbuza gukora, nkasanga n'ubundi niwe ubikora. Ugasanga ncitse intege, nkatekereza yuko ntanasubira n'ahandi, kuko nshobora gusanga n'ahandi ariko bimeze. Wowe nta kintu bivugaho, ubibona ute? Nagakwiye kuba nabivuzeho, wenda narahuye nabyo, ariko wenda kuko ubimbajije reka nsubize nkurikije icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Yesu yaravuze ngo nta kizabuza ibisitaza kuza, nta kizabibuza kuza, kuko icya mbere nyine Satani ubizana arahari. Ikindi mugomba kumenya yuko neza ntabwo pasiteri ari marayika wenda utacumura, cyangwa se apotre ntabwo atuye mu gihugu cyiwe gusa ashobora kudatsikira. Ahubwo
mu gihe byagenze gutyo we nk'umukristo uba ugomba guhagarara ugahamya Kristo. Wari wabona nk'umwana wenda nturabyara ariko ujya ubona abana muri quartier, umwana agakora akantu mu myaka mike afite, ukabona akoza akantu keza, wowe uri umuntu mukuru kakunaniye, wumva ubaye gute mu mutima? Icyambere urigaye rero niba apostle, bishop, pastor, reverend, muhanuzi, muvugabutumwa ashatse kukugusha mu kintu kandi rero bakakuyoboye inzira yo kwera no gukiranuka, kuko wasomye ijambo ry'Imana, nibyo natangiye mvuga, uzasacinga wumva iki ijambo ry'Imana ryakubwiye ku cyaha, hanyuma nakubwira gukora icyaha uzamubwire ngo no pastor ntabwo ari uko bimeze, dore iki ijambo ry'Imana rimbwiye. Uhagarare wowe muri icyo cyuho, uko nawe uri umusirikare kimwe nawe wogejwe mu maraso ya Kristo. Icyo gihe rero navuga ngo ababikora n'ababikorerwa bose babifitemo uruhare. Mbese uri umukobwa ugiye muri ofisi y'umushumba ngo Gusenge, wambaye mucikopa cyangwa wambaye twa tujipo twanyu twitwa gute, tumwe ngo na mini, hanyuma mu by'ukuri pasiteri yambaye umubiri, pasiteri yambaye inyama n'amaraso, ni umuntu nawe mbere y'uko abapasiteri ni umuntu, hanyuma nawe ugiye uri ikiyobyabwenge imbere ye, niyo target yawe, hanyuma umukubise hasi, umaze kumukubita hasi uragiye utiye baba we, baba pasiteri we, kandi nyirabayazana ninde? Ni wowe. Ugiye imbere y'umukozi w'Imana ukambara neza, ukikwiza, ukavuga neza, ntiwihwereze nyine ari ubushotoranyi muri iyi minsi buriho, kuko Satani yazamuye umwuka ukabije wo kugusha abagabo cyane cyane, ukagenda umeze neza. Pasiteri ntaho yahera aca muri ibyo bintu wari uri kuvuga. Rero icyo navuga cya mbere ni uko uwo muntu ubikoreshejwe, ubikorewe n'uwo babikoreye, cyangwa se pasiteri n'uwabikoreye, bose bafite uruhare, kuko ntekereza ko dufite igihugu kigendera ku mategeko. Urabizi ntibyemewe gufata umuntu ku ngufu, urabizi ntibyemewe kuba wavogera ubuzima bw'undi muntu. Umuntu akubwiye ngo njye kuko mfite ububasha bumeze gutya ndagukoresha ibi n'ibi, ukamubwira no, ndi umukristo, uzahora ndiwe, ntacyo yakora kindi, ahubwo ntekereza ko bombi babifitemo uruhare. Ikindi navuga, si no mu gakiza gusa, si no mu nsengero gusa, turabwira n'abana b'abakobwa bari gushaka akazi gatandukanye mu maofisi atandukanye, ni byiza ko muhamya, mukarinda ubukumi, mukarinda kuko igihe mutijwe n'Imana kikigeraho kikarangira. Winjiye rero mu buzima bw'urugo warangiritse, bibera ingaruka ku mugabo wawe, hanyuma bikaba bibi cyane. So rero si no mu gakiza gusa, n'ahandi mu buzima busanzwe abantu nibagire kwirinda, abantu bareke ibyo bita ngo ni ubushotoranyi, njya mbyumva ngo ni ubushotoranyi. Rero ndumva aricyo nabivugaho kuri icyo ngicyo. Bose baba babifitemo uruhare, kuko pasiteri bamenye ko ari umuntu, umuhanuzi ni umuntu, evangeliste ni umuntu, kandi ushobora gutsikira akagwa, ariko kandi wowe uhagaze neza, mpamya neza ko atagukoresha ibyo udashaka. Urakoze. Nkiri aho ngaho ku rubyiruko, abana b'abakobwa, hari umwana w'umukobwa ushobora kuba asenga yirirwa mu rusengero, mbese ahamanya n'Imana, hanyuma abandi nabo batandukanye nabo bajya gushaka akazi, ugasanga barimo kubaka ruswa z'ibitsina, hanze birahari, ubwo ugasanga wandi wemeye ruswa y'igitsina abonye akazi, kandi wa wundi yirirwa mu rusengero atakambira Imana warakabuze, amaze umwaka umwe mu bushomeri, imyaka 2. Wowe ibyo bintu urumva, twavuga ko ari Imana yamufashije kubona akazi, twavuga ko ari ubusambanyi, kandi wa wundi ukeneye akazi wirirwa imbere y'Imana yarakabuze, twavuga ni Imana itanga akazi? Wenda kuri icyo uhereyeho uvuga sindakivugaho cyane. Ikindi ntari buvugeho cyane nuko Imana itanga akazi ifite uburyo wenda igatangamo, icyo nacyo sindakivugaho cyane, ahubwo ndaza gusubiza mu ijambo rimwe
mvuge ngo umuntu wese wasambanye, wabonye akazi atanze ruswa, wabonye akazi atanze ikiguzi icyo ari cyo cyose runaka, wese yakoze icyaha, ako kazi ntabwo kavuye ku Mana, kuko Imana ntabwo ari inyabinyoma, Imana ni nyakuri 100%. hanyuma uyu mwana w'umukobwa rero uri mu rusengero wakabuze, ni ukuvuga ngo nibyo byose nyine biba byabiteye. Undi agenda nyine yakora ibyo wavuze akakabona mu manyanga, ariko umukristo ntabwo yemerewe gukora amanyanga. Umukristo nyakuri ni ngombwa ko ahagarara mu kwizera akavuga ngo naba ndiho naba ntariho, ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Mu ijambo rimwe rero, akazi kose wabona utanze utuntu inyuma cyangwa hirya no hino, urebye ukuntu uceremba, ntabwo Imana iri kumwe nawe. Birashoboka ko na Satani yafasha abantu, kuko Satani nawe afite imbaraga, ariko Imana imuri hejuru. Ubwo rero ntabwo ako kazi ndakitirira Imana, nta nubwo ndavuga karaka Imana, ahubwo ako kazi ugahawe na ruswa, ugahawe n'ibyo bindi bavuze mbere. Ariko ibyo nabyo navugira ababirimo bemeze bityo, ntabwo ibyo biramba, kuko niba utanze ibyo wavuze, icya mbere ushobora kwandura sida, icya kabiri ushobora gutwariramo inda, icya gatatu ushobora no kwangirika mu myanya yawe y'ibanga ryawe. Ni byiza ko rero abantu bihangana bagakora ibintu biciye mu mucyo, nicyo Kristo ashaka, ni nacyo Imana ishaka. Yego, nahita nibaza kubera iki ibintu bibi bitubaho kandi Imana ishobora byose ihari kandi bireba. Umukobwa rwose, ni ukubera iki Imana ireka ibintu bikatubaho kandi bireba kandi ari bibi. Yobu yigeze agira kino kibazo, abwira Imana ngo ndashaka ko tuburana. Iyo ugeze kuri urwo rwego ushaka kuburana n'Imana, kandi ntabwo Imana wayiburanya ngo uyitsinde. Ugize ikintu Yobu Imana yamukoreye se, yaramubwiye ngo uzaze tuvugane. Yaravuze ngo wayinyereka nkayibaza ikibazo niyo cyaba ari kimwe nkaburana nayo. Iramubwira ngo uzazinduke uze tuganire. Hanyuma ageze imbere y'Imana, uzi ikintu Imana yamubajije? Yaramubwiye ngo ariko Yobu, iyo ushaka kuburana nanjye ngiye kukubaza ibibazo. Icya mbere iramubaza ngo wamenya ahantu upfunyika imvura, ubwo wagisubiza. Icya kabiri iramubaza ngo none se mpanika ijuru ndetse shyiraho isi, ifatiro z'isi. Iramubaza ngo wari uri hehe? Yobu abura icyo avuga. So rero icyo kibazo ni icy'umuntu wenda wamaze gutana mu mutima, wamaze no gutakaza ibyiringiro. Ariko icyo nakivugaho cyane ni uko Imana nyuma yaho yabwiye Yobu, imaze kumubwira ibibazo byose, asoje yahise apfukama. Ubu rero nawe wari ukwiye gupfukama ukabanza kwatura, ariko Imana ikugirire neza. Hanyuma Yobu arangije arapfukama aravuga ngo Uwiteka, nari narakumvise ngo ariko noneho ngo ndakwiboneye. Hanyuma arangije avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ese ngo mu kuboko kw'Imana, nyuma yaho yamaze kumva ko ari byo, ari ngombwa yuko umuntu agomba guca mu buzima bubi n'ubwiza, abwira Imana aravuga ngo mbese mu kuboko k'Uwiteka havamo ibyiza tugashima, havamo ibibi tukagaya? Hoya, kubera ko ibibi n'ibyiza bigomba kutugeraho. Kandi burya nunasuzuma igisubizo gisa naho wenda cyeruye mvuye no muri Bibiliya, ubundi ubuzima ucamo mu isi ya none ni ishuri. Niba uciye mu nzara, ni ukugira ngo Imana niguha amafaranga ukaba umutunzi, umuntu ntajya akubwira ngo ndashonje, ujye umenya ukuntu inzara imeze. Ariko ubu hari umwana uvuka arya mu gitondo breba n'umugati, saa sita ibyo kurya, nijoro ibyo kurya, utazi ko ikintu cyitwa inzara, utazi icyo ari cyo. Ushobora kubaza ngo inzara ni igiki, bikamucana. Hari uwo nigeze kubona kuri televiziyo imwe, barimo bamubaza ngo ese kuri gushaka kuba umuhinzi mworozi cyangwa se uhagarariye abahinzi, baramubaza ngo intabiruzi icyo ari cyo. Aravuga ngo
ngo ntabwo mbizi umushike se ngo barawurya se. So ni ukuvuga ngo bibaho kugira ngo bitwigishe, ariko umuntu wahinze kumubaza ngo intabire, kumubaza ngo umushike ni nko kunywa amazi atetse ameze neza, cyangwa wenda sindamamaza amazi amwe namwe ariko reka mvuge gutyo. Ariko icyo navuga, ibi bibaho kugira ngo bitwigishe, ibyiza bibaho kugira ngo twishime, tumenye ko mu isi turimo dufashe igihe mu ntambara. Yego, ngereranije rero muri iki gihe abakristo bava mu nsengero bakajya hanze, usanga bahita bakora ibintu bibi birenze, ugasanga nibo babaye abasinzi, ugasanga mbese ugahita wibaza niba mu rusengero ariho habi kuruta aho hantu handi bagiye. Mwebwe nk'amwe mubibona mute nk'abashumba babashe kugira inararibonye mu kazi mukora? wasubiramo ikibazo neza? Ikibazo marire kiravuga ngo mu nsengero, umuntu uvuye mu rusengero, umuntu ari umukristo agahita bisohokamo akareka kuba umukristo, usanga aribo bantu barimo gukora ibintu bibi cyane, ugasanga babaye abasinzi, abandi babaye abajura. Wabisobanuriraho gute nk'umuntu ufite inararibonye ikintu gishobora kuba gitera abakristo kuba basohoka mu nsengero bakajya mu bintu bibi? Ugeze kugikomozaho mu kibazo wambajije kare. Wambwiye ngo ibyaha bibera mu rusengero cyane cyane bikozwe n'abantu bitwa ko bakayoboye abandi mu nzira nziza. Burya ukomerekeye kuri mama wawe, iki gikomere kugira ngo gikire biragoye. Hanyuma unakomerekeye kuri papa wawe wakubyaye wagakwiye kwigiraho, iki gikomere nacyo kiragoye. Niyo mpamvu uzanasanga abana bamwe hari igihe ajya gukora ubukwe, yanabukora ukabona nyine wenda kuko atabanye neza n'ababyeyi, cyangwa se ababyeyi bamubyaye bakamuta, akaba mu buzima bugoranye akishakishiriza ubuzima, usanga nyine no mu buhamya bwavuga ati data na mama barantaye. So rero nabigarura mu nzu y'Imana, ikintu gituma umukristo ashobora kugwa akijandika mu byaha mu rwego rukomeye ni ukubona umuntu yigiragaho mu bijyanye n'ijambo ry'Imana ari we uri kwijandika mu bibi. Icyo ni icyambere, icyo gikomere gituma umuntu avuga ati ya Mana batujyanaho nabo ntibayizi, ishobora kuba itanariho, ukubona uwo nizereragamo uwamfashaga mu rugendo rw'agakiza niwe ukoze biriya mbonye. Rero bikaba ngombwa ko ashobora no gutekereza ati biriya bintu bishobora kuba ari n'ubutekamutwe, ujya ubyumva hanze, ni iby'abesikoro, ni iby'abatekamutwe ndetse n'ibindi. Ariko navuga ngo nanabisubije muri cya kibazo cya mbere, navuze ngo ubu kuri kino gihe aho ibihe bigeze, naho kugira ngo umuntu agirane ubumwe n'Imana, amenye kwisomera ijambo ry'Imana, amenye kwisenga nawe ubwe, najya n'imbere umutambyi nakora n'ikintu kidakwiriye, nawe abe yafatiye mbere amubwira ati mushumba si uko bimeze, dore icyo ijambo rivuga. Hanyuma rero niyo mpamvu ya mbere, ni ukubona uwo wigiragaho akoze ibibi. Kabiri, niba uri muri korali, perezida wa korali agagukoresha ibyaha, uhita ubona ko wa muntu wari ukuyoboye nawe ntabwo azi ibyo arimo. Urumva nyine ni nko kubona umuyobozi runaka akubwira ngo ntugakore ibi n'ibi birabujijwe mu mategeko, hanyuma we ukabona yafashe iya mbere mu kugira gute, mu kubikora. Cya kabiri kibitera ni uko nanone abantu dukunda gucika intege mu bijyanye no kwizera Imana mu buryo buri hejuru. Tugakunda kwizera Imana ari uko twabonye pasiteri, ari uko twabonye profete, ari uko twabonye evangeliste, ariko ukwiriye kwizera Imana kuko ushobora kwizera Imana uri na wenyine, kuko impamvu ni uko uyu munsi wa none birashoboka ko ushobora kwisanga mu buzima uri wenyine kandi uri umukristo. Urugero, wisanze mu nzu y'imbohe ugasanga nta bandi bakijijwe barimo, usanga bari gutumura itabi, nta pasiteri uhari uri kukwigisha ijambo ry'Imana. Urundi rugero, ushobora kwisanga niba indege yari kujyanye muri Amerika, haba ibibazo bakavuga bati radari za Amerika ntabwo indege yemerewe kuhaba, mugakomereza mukajya mu bihugu by'Abarabu, ukisanga waguye ahantu hari abantu batanavuga n'izina rya Yesu. Icyo gihe rero nta pasiteri urabona, kujya ahantu ha wenyine ukabana n'Imana nkawe n'Imana. Ndumva aricyo nagusubiza. Murakoze cyane. Noneho muri iki gihe abantu benshi bajya gusenga bakeneye kubwirwa,
icyo nakwita ubuhanuzi, ugasanga benshi hahandi hari ubuhanuzi cyane niho biruka bajya. Cyo urakivuga iki? Ubuhanuzi cya mbere si bubi, ahubwo uburyo bwakoreshejwe n'uwabukoresheje nibyo bishobora kuba bibi. Icyo bivugaho rero ni uko ubuhanuzi si bubi, kuko aha tugeze n'aha ngeze nanjye ubwanjye navuganaga n'Imana kera ngitangira ubuzima bw'agakiza, urugendo rwa gikristo. Ibi mpagazemo uyu munsi wa none, yaba izi kamera mu ntunze, yaba guhura namwe, ni ibintu Imana yajyaga imbwira mu buhanuzi. Icyo gihe ibimbwira ubuzima nari ndimo ntabwo ndabujyamo cyane kuko atari igihe cy'ubuhamya, ariko irimbwira numvaga bitazakunda, nzagucisha ku maradiyo, nzagucisha ku bitangazamakuru bitandukanye, uzakenerwa, uzatumirwa. Ubwo ni ubuhanuzi. Ubuhanuzi rero ni bwiza, butanga ihumure. Cya kabiri, bukomeza abantu. Icya gatatu, hari n'ubuhanuzi bwihanisha ibyaha, n'ijambo ry'Imana ni ubuhanuzi. Rero kuba abantu bakwirukankira hari ubuhanuzi nta kosa mbibonamo. Umuntu wese aba akeneye kumenya ejo he, ariko nanone hari ababikora nk'ubupfumu. Ibyo nibyo nagaya. Umuntu aba agomba kubanza agasenga, akabwira Imana icyifuzo cye, nde akajya imbere y'umuhanuzi avuga ngo Uwiteka ndabizi ko wanyumvise, yanamuhanurira akabitahana, ariko nawe yabanje kugirana ubumwe n'Imana. Icyo ntajya nemera rero ni uburyo umuntu aza hano uyu munsi akabari Remera, nimumanurire, ejo akabari Kimironko nimumanurire, ejo akabari mu Bugesera nimumanurire, ntagire n'umwanya wo kwikorera n'imirimo. Ibyo nibyo ntajya nemera, ni ubuyobe. Ibyo ngibyo ni ubupfumu. Ariko kujya imbere y'Imana wumva icyo Imana ishaka kuvuga, wumva aho iminsi n'ibihe bigeze, kuko icya mbere ni amakuru. Hari umumama ujya numva kuri radiyo avuga ngo icya mbere ni amakuru, na nyakubahwa umukuru w'igihugu bigeze bamubaza ngo ariko ikintu wakumva wabura ukumva ntumeze neza ni iki, kiravuga ngo ni amakuru. Rero n'abera nabo kumenya amakuru y'ijuru ntacyo bidutwaye, nta nikosa mbibonamo, ni byiza cyane, ahubwo habaye abahanuzi nyakuri. Ikindi navuga wenda ntarasozaho ni uko nanone hari ababyinjiriramo bagakora ubwambuzi, bagakora ibikorwa biteye isoni nk'ibyo byose bavugaga. Imana iravuze ngo mbura ubusa, Imana iravuze ngo ngukorere deliverance muri buno buryo. Ibyo ni ibinyoma byambaye ubusa, ntabwo Imana isambana, Imana ntikorera muri ibyo binyoma. Ibyo ni umuntu ubikoze ku giti cye n'amarari. Icyo nicyo numva nasenya ndi kuri iyi kamera. Imana ivuga ibintu izakora, itangaza ibyo yakoze kugira ngo ubimenye nkawe wari utaravuka, igatangaza nanone ibyo uhagazemo nonaha n'uburyo ugomba kubyitwaramo, igatangaza n'ibizakurikira hanyuma. Ni nayo mpamvu handitswe igitabo cy'ibyahishuwe, na Yohana yari ari guhabwa ubuhanuzi, harimo abwirwa na Yesu ngo agende abwire abantu bo mu isi cyangwa se amatorero arindwi yo muri Aziya n'abera bose imbata za Kristo ibikwiriye kuzaba hanyuma. Kuko kiriya gitabo cyanditswe Imana igira ngo imenyeshe cyangwa se Kristo amenyeshe abantu be ibyabaye njyewe ntarabaho, kuko ubutumwa bwiza buranduka. Hanyuma menye ngo Yesu yabayeho gutya, cyangwa se itorero ryabayeho muri buno buzima, muri kino gihe ndimo nanjye itorero rimeze gutya. Hanyuma mu gihe kizaza mu mpera y'isi bizagenda gutya ku banyetorero. Niyo mpamvu y'igitabo cy'ibyahishuwe. Rero ubuhanuzi ni bwiza, na Yesu buriya yari umuhanuzi, wari ubizi? Yesu yari umuhanuzi mwiza cyane, yajyaga agira gutya akareba urusengero rw'i Yerusalemu, abantu bari kumubwira ngo ni rwiza, ngo rumeze neza, barumutambagiza. Yareba imitima yabo ko itakiriye Imana, arabahanurira, arababwira ngo ndababwiza ukuri ko nubwo mubona ari rwiza, ngo nta buye rizasigara rigeretse ku rindi, ngo kandi niyo mwarusenya ngo narwubaka mu minsi 3. Bisobanuye ni urupfu rwe, yari gupfa mu minsi 3, hanyuma akubaka urusengero mu mutima wanjye n'uwawe. Haleluya. Rero urumva ko dufite umuhanuzi mukuru yitwa Yesu. Ibyo atakora rero umuhanuzi nawe ntakwiye kubikora. Hanyuma ibyo atavuga umuhanuzi ntakwiriye kubivuga. Mbese ngomba kwicara hano nkaba mu cyimbo cya Kristo, kuko yansize nk'umukozi, yasize intumwa ngo zigende mu bari. Rero ibyo Kristo atakora nange sinkwiriye kubikora. Rero ubuhanuzi ni bwiza cyane, ahubwo nawe uze
uze kugenda wegera Imana izakubwira ikigutekerezaho imbere hawe. Yego. ntiyaba ariyo mpamvu y'uko insengero zimwe ziba zifite abayoboke benshi izindi bakeya, kuko ahenshi usanga bakoresha ubwo buhanuzi niho usanga insengero zuzuye. Ikaba ari nayo mpamvu bamwe na bamwe bahise babikoramo nka bizinesi. Iyo insengero zuzuye nibwo n'amaturo aboneka cyane. Ubwo ntiyaba ariyo ntandaro. Amaturo se umwana w'Imana, amaturo kutarayabara murebe niba aboneka. Icyo kintu cy'amaturo cyo wenda ukibajije nkawe nk'umuntu, hari ahantu wari wabara amaturo se murebe ko wenda yanabonetse. Hari n'igihe ataboneka, hari n'igihe bavuga ubutumwa bwiza ntanaboneke, ariko bakaba bakoze umurimo w'umwami Imana. Rero wenda ku cy'amaturo cy'ubwo nyine ni icy'abatanzi, ariko icyo navuga wenda ahubwo ndavuga ku kijyanye n'uko hamwe hari benshi ahandi hari bakeya. None se wagira ngo Yesu we ari mu isi umwuka wari umurimo wakururaga abantu benshi? Ubundi ni ukuvuga ngo ibyo ahantu bitandukanira ni uko uyu munsi wa none iyo umuntu afite umwuka wera w'Imana, akaba afite umwuka wera w'Imana, Imana yaramugize umuyoboro w'ibyayo, uwo muntu abantu b'Imana baramushakisha cyane, kuko baba bakeneye ibyubaka ubugingo bwabo. Hanyuma mu gukenera ibyubaka ubugingo babishakira mu muntu ubifite nyine. Ni ukuvuga ngo uyu mwuka w'Imana nyine uri connected, umeze nka smart. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none rero hari n'umuntu uvuga ati jyewe ndabitangira nka business nk'uko wabivuze. Uwo muntu nyine akabura abantu kuko ni business, kuko Imana imenya amabanga yihishe, ikiguhagurukije irakizi. Niba ari ugushaka indonke, niba ari no kubwiriza ubutumwa bwiza, Imana ibibizi kuko ireba indani mu mutima. Rero ntabwo nabwira apfa kuguha abantu bo kugira ngo ujye kuroha gusa, oya, ahubwo ba bantu Imana kuko ivugana nabo. Yesu yaravuze ngo intama zanjye zizi ijwi ryanjye, iyo mvuze ziranyumva, ngo kandi nanjye iyo zivuze ndazumva. Ni ukuvuga ngo aho Yesu avugiye rero intama irahamenya, ikajya kumva ijwi rya Kristo. Ariko noneho niyo Yesu atahavugiye ntabwo intama yagenda, kuko ndatekereza neza ko nubwo binameze gutyo hari n'amatorero yandi nanone afite abantu benshi, ntabwo icyo twakigira wenda confirme. Hari n'amadini menshi afite abantu benshi ariko ntanahanura, asoma ijambo gusa, bakora imihango y'idini, kandi afite abayoboke benshi mu isi. So rero ariko kuri icyo kijyanye no mu buzima bw'umwuka, umwuka w'Imana uri connected ku bantu b'Imana, kuko indayimenya na nindi. Nihangane nkoresheje rino zina ariko banyihanganira. Hanyuma umujura akamenyana n'undi, ndetse n'umwe inzoga amenya aho umugenzi wari, n'umwe afata akamenya aho undi umwe afata. So rero abantu b'Imana nabo rero bari connected. Ujya ureba no hanze banywa n'itabi, unywa itabi nawe iyo yumvise akotsa aho gacumbiye ahita yihuta ngo wansomeje, mbese baramenyana. Ni ukuvuga rero n'abakristo nabo, n'abana ba Kristo nabo bamenyana na Kristo n'uwo Kristo atuyemo. Urakoze cyane. Murakoze. Turi gusoza, wagira ihumure cyangwa se n'inama uha abadukurikiye? Inama natanga nuko tugeze mu gihe cyo kugira ngo umuntu asenge nkawe n'Imana, bitabujije ko yajya mu rusengero, ariko nanone agirana ubumwe n'Imana umuntu wese. Hanyuma icya kabiri, tugeze mu gihe umuntu akwiriye kwihata gusoma ijambo ry'Imana. Abantu bagomba kugwiza imbaraga z'umwuka, bakagwiza ubwenge bw'Imana babuhawe n'Imana. Hanyuma indi nama natanga ni uko urubyiruko rukwiriye kureka ibibi rukaza kwa Kristo, kuko uyu munsi ndimo ndahamya Kristo, kuko nahuye n'ibitangaza bye n'imirimo ye, arandokora amagakiza. Hanyuma rero nakifuriza umukobwa, umuhungu, umwana muto, umukecuru n'umusaza kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kuko uyu munsi wa none yaba igihugu kirahangayitse ku bw'abana bari kunywa ibiyobyabwenge, bari kwicwa nabyo, abana b'abakobwa bari kunywa amayoga akabica,
badafite uburere buzima. Rero icyo nabwira abantu cyangwa nashishikariza urubyiruko cyane cyane ni ukumvira ababyeyi. Icyo ni icya mbere, bakumvira n'inama z'abashumba tubagira kureka ibyaha bagakurikira inzira nziza y'agakiza k'ijambo ry'Imana. Ihumure natanga rero irya mbere ni uko Kristo azagaruka gutwara itorero. Abanyetorero bimushikame nimukomere, umwami w'abandi azagaruka kutujyana aho tutapfa, aho tutababara, aho tutarira. Ihumure rya kabiri natanga ku bantu bamwizeye ni uko nabwira abantu ko nubwo ibihe bikomeye, nubwo bigoranye, ariko uko ibihe birushya birushaho kutwegera niko Kristo nawe ari kurushaho kwegera itorero. Ubwo rero ihumure natanga nuko Kristo nanone ari hafi y'abera. Irindi humure, amahumure natanga ni menshi. Irindi humure natanga nuko ingoma ya Kristo ni ingoma y'amahoro, ni ingoma itarashyizweho n'abantu, ni n'ingoma itazanakurwaho n'abantu, ni ingoma y'iteka ryose. Ubwo rero navuga ko itsinzi y'abera iri ku musaraba w'isoni Kristo yabambweho, kandi bamushakishe bazamubona, akunda abamukunda, bamushakana umwete bazamubona. Nsoza rero ndumva nasenga Imana nanone nkatanga inama nanone ku bantu bataramwakira. Ndagira ngo uyu mwanya mumenye neza ko ibintu byose bizagira iherezo. Uko babona icyorezo cyatunguye isi yose igatitira, ni nako imperuka izatungura abantu. Rero ibintu waba ukora byose witegure, kuko byagenda kose niba warakoze ibyiza uzashyirwa mu rubanza uhabwa ibyiza. Ubwo nabifashisha ijambo ry'Imana riri mu byahishuriwe Yohana 22:12. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ye kuza kugororera abamwizeye, n'abataramwizeye bazabona ingororano. Hanyuma rero nkagira inama umuntu wese utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe kugira ngo amwakire, kuko kumwakira ni ubuntu, kandi kumwakira ni byiza. Kumwakira ni ubuzima, kumwakira ni imibereho, kumwakira ni ukwakira itsinzi. Kuko hari aho umuntu agera amafaranga ntakore, hari aho umuntu agera amashuri ntakore, hari aho umuntu agera ibyo umuntu yize ibyo ari byo byose ntibikore, n'imbaraga z'abapfumu ntizikore, n'iz'abakonikoni ntizikore. Hagasigara ijambo ryo kuvuga ngo mwami Yesu ntura hano hantu. Aho hantu wari uhazi? Ubu hari indwara zidakira, hari indwara utashyira amafaranga ngo zikire, ariko Kristo arazikiza. Uyu munsi wa none hari ibintu byinshi Yesu akora abantu batakora. Ikindi urabizi, habaho abadogiteri babize ibintu byo kuvura ku rwego ruhanitse, ku buryo ashobora kubaga ijisho ryawe akayikuramo ikibazo cyarimo, ashobora kubaga umutima, akabaga ubwonko. Mujya mubumva hanze mu bihugu, ariko nararebye nsanga nta mudogiteri n'umwe, Imana ishimwe, nta mudogiteri n'umwe, kamerama, nta mudogiteri n'umwe utanga amahoro. Nafashe, Imana ishimwe. Amahoro rero Kristo arayatanga. Uzabanza abantu benshi bitera ishinge kugira ngo basinzire, kubera ko stress zabi, ariko umwami uri gusenga aguha amahoro yo mu mutima. Cyavuze ngo mbasigiye amahoro yanjye, ariko si nk'ay'abisi batanga. Haleluya. Ni ukuvuga ngo rero hari ibintu bidakorwa n'amafaranga, hari ibintu bidakorwa n'amashuri, hari ibintu bidakorwa n'ibintu runaka twishingikirijeho. Dawudi yaravuze ngo imfatiro z'umukiranutsi zisenyuke, yakora iki? Nta kindi ni ugusenga. Rero ndagira ngo mbwire abantu baniratana wenda iby'isi bakumva ko bihambaye cyane, ni ibintu byoroheje. Ibi ngibi umuntu arapfa akabisiga, ni byiza, bigufasha mu buzima. Ariko Kristo ni umugabo mwiza ushobora kubana nawe no mu rupfu, tuzaguma nayo. Iyo ni iyindi tape nzayikuganirizaho ngaruka. Ariko icyo navuga ni uko umuntu utarakira Yesu, mwene data, nshuti yanjye, mama, papa, mushiki wanjye, murumuna wanjye, mukuru wanjye, utarakira Yesu muri kino gihe, ndagushishikariza kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Kuko hari aho wagera bikaba ngombwa yuko Kristo
abana nawe kandi agakorana nawe. Rero reka nsengere n'abantu b'Imana. Nimero yanjye 078 02 89 88 reka nsengera abantu bose muri rusange. Sinzi nimba tusoje, ego twasenga. Mana, mu izina rya Kristo Yesu, kubw'ijambo ryawe ndasengera intore zawe, ndasengera abera bawe kugira ngo bahabwe imbaraga no gukomezwa n'ijambo ryawe. Ubwiza bwawe bwururuke, imbaraga zawe zururuke, ukuboko kwawe gukomeza intama zawe mu izina rya Kristo Yesu. Kandi mwami, muri cya gitondo cy'umuzuko ubwo abera bazakakamba ikirere, tuzahagarare imbere yawe tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Sengeye umuntu wese wakiriye ijambo ryawe akaba yarari mu byaha, akaba afashe umwanzuro wo kugukurikira uhereye none, uwaruguye akaba abyutse ahabwa imbaraga nshya mu izina ry'uwabambwe agapfa akazuka. Ndasenze cyane, ndingingira abari mu bubari butandukanye, ndingingira abari mu maroge atandukanye, ndingingira ubwoko bwawe buri gukora ibiteye isoni kugira ngo buhabwe imbaraga zo kuva mu kinyoma zinjire mu kuri kw'ijambo ryawe. Ndabizi neza mu gitondo cy'umuzuko hari abera benshi bakwakiriye, tuzakakambana ikirere. Mbisabye Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen, amen. Shalom, shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.